Ese nawe waba ufite amatsiko? Wigeze ufata umwanya wawe uricara ubitekerezaho, wibaza uko ijuru risa, imiterere yaryo, abaribamo ni bande? Ese waba umaze igihe wibaza uti ijuru riherereye hehe? Kuki abantu bakeneye kuzaba mu ijuru? Ntari nakwinjiza mu busobanuro burambuye ndetse bukomeye. Waba umukristo cyangwa utari umukristo, mfasha ubanze wumva aya magambo kuko ndabizi ko Imana yo yemera. Ubaye utayemera cyaba ari ikibazo. Ibyo ijisho ritigeze kubona, amatwi atigeze kumva, kandi bitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo nibyo Imana yateganyirije abayikunda. Aya ni amagambo yanditse mu Bakorinto ba mbere ibice 2 umurongo wa 9. Nizere ko Bibiliya uyemera. Ubaye utemera na Bibiliya, ubwo cyaba ari ikindi kibazo gikomeye cyane. Isura y'ururembo rw'ijuru n'ibirurimo byaravuzwe cyane mu nyandiko z'imyemerere y'amadini atandukanye. Ngiye rero kubaha ishusho rusange ishingiye ku byo Bibiliya ivuga ndetse n'imyemerere rusange. Wowe rero unkurikiye, gumana nanjye. Nkuko mbasezeranya, nkora ibishoboka byose kugira ngo ibyo nabateguriye byumvikane mu buryo bworoshye, abakuramo amasomo muyakuremo. Ntago rero bitangaje kuba hakiri abantu bihererana izi video ntibazisangiza abandi. Reka mbisabire abakunzi banjye, abakunzi ba Yesu Kristo, inshingano yacu ndabibutsa ko ari ukwamamaza ubutumwa bwiza. Izi video mujye mukanda kuri share, muzisangiza abandi, mukande ahanditse subscribe kugira ngo ninshyiraho video nshya YouTube ihite ibagezaho byoroshye maze mubashe kuyireba. Ibi byose mubitegurirwa nanjye John Advisor, umujyanama wihariye. Mukande kuri subscribe, mukore share, ubundi ndaje mbaha amakuru y'ururembo rw'ijuru. Isura y'ururembo rw'ijuru, ururembo rw'agatangaza. Muri Bibiliya cyane cyane mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 21 uhereye ku murongo wa 10 ukageza ku murongo wa 27, ijuru rishushanyijwe nk'umujyi mwiza wubatse ku nkingi 12 z'amabuye y'agaciro kandi urinzwe n'amarembo 12. Reka nkubwire yuko aya marembo agizwe n'imiryango ikozwe muri marijuana, ibuye ry'agaciro rihenze cyane. Nakubwira yuko ururembo rw'ijuru nkuko tubibona, imihanda yaho ikozwe mu izahabu. Bibiliya ivuga ko imihanda yo mu ijuru izaba ikozwe cyangwa ikozwe mu izahabu isukuye cyane. Ibu bisanga mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 21 ku murongo wa 21. Iyi mirongo uze kugenda uyandika kubera igihe cy'umwanya simbasha kwibasomera. Umucyo w'Imana, iki ni ikintu gikomeye cyane kiri mu ijuru. Ijuru rishimangirwa nk'ahantu hatarangwa umwijima kuko Imana ubwayo ari umucyo uhoraho. Umucyo w'Imana usabye ijuru. Mbere yuko mbabwira imiterere y'ijuru naho riherereye, reka nkubwire abari mu ijuru ari nabo barituyemo. Ijuru nk'uko risobanurwa mu myemerere ya Gikristo n'indi myizerere bifitanye isano, rituwemo n'inyoko muntu n'indi mibereho yihari idasanzwe. Bibiliya n'andi masomo y'imyemerere bigaragaza neza ibiremwa bibarizwa mu ijuru muri iki gihe. Number 1, mu ijuru hari Imana, Imana nyir'ijuru, Imana uhoraho. Ijuru naho Imana ubwayo itura nk'umwami w'umucamanza mukuru. Imana ifatwa nk'umutwe w'ijuru kandi iba yicaye ku ntebe y'ubwami igaragiwe n'icyubahiro cyayo n'ububasha. Ibo bisanga muri Zaburi igice cy'103 umurongo wa 19, ukongera ukanyarukira mu byahishuwe ibice 4 uhereye ku murongo wa 2 ukageza ku murongo wa 11, ahantu mushobora kuhasoma. Muri ibi byanditswe bavuga iby'intebe y'Imana, ariko nkundira ngusomere umurongo umwe gusa. Ndavuga muri iyi mirongo ahangaha mu byahishuwe ibice 4, reka ngusomere umurongo wa 11. Handitse ngo iki? Mwami wacu, Mana yacu, ukwiriye guhabwa icyubahiro no guhimbazwa n'ubutware koko, kuko ari wowe waremye byose, igituma biriho kandi icyatumye biremwa nuko wabishatse. Ubwo ngira ngo urabyumva, icyatumye ubaho n'impamvu uriho nuko Imana yabishatse. Reka nkubwire icya kabiri. Yesu Kristo ari mu ijuru, umwana w'Imana. Nyuma yo kuzuka, Yesu Kristo yicaye iburyo bw'Imana.
nk'uko ibyanditswe byera bibivuga mu byakozwe n'intumwa ibice 7 umurongo wa 55 ugasoma na 56. Kristo ni umwami n'umucunguzi kandi ni urimo gutegurira abayizera umwanya mu ijuru. Ibi wabisanga muri Yohana ibice 14 umurongo wa 2 ugasoma no wa 3. Reka nkubwire yuko mu ijuru harimo abamarayika, ibiremwa byo mu ijuru. Abamarayika, ibiremwa by'umwuka, baramya Imana kandi bakora imirimo yayo, bagaragazwa nk'abashumba b'abakiranutsi, babarinda kandi bakabafasha. Ibi wabisanga mu Baheburayo igice cya 1 umurongo wa 14. Hariho amoko y'abamarayika atandukanye. Nakubwira abaserafi, aba bafite uruhare rwo kuramya Imana nk'uko tubisanga muri Yesaya ibice 6 umurongo wa 2 ugasoma no wa 3. Hari abakerubi, aba rero bahagarariye icyubahiro cy'Imana no kurinda ibyera nk'uko tubibona mu gitabo cy'Itangiriro ibice 3 umurongo wa 24. Reka nkubwire yuko hari abamarayika b'indashyikirwa. Abamarayika nka Mikayeli na Gaburiyeli bagaragara bafite ubutumwa bwihariye bw'Imana. Mu ijuru kandi hari abakiranutsi bitabye Imana, abarokotse kuri iyi si. Bibiliya ivuga ko abakiranutsi abagiye barokoka kuri iyi si baba bari kumwe na Kristo mu ijuru, baruhukira mu mahoro ndetse bafite ibyishimo. Aba bantu baramya Imana kandi bitegurira kuzahabwa umubiri mushya ku munsi w'izuka nk'uko tubibona mu gitabo cya Luka ibice 23 umurongo wa 43, ndetse no mu Baheburayo ibice 12 umurongo wa 22 ugasoma no wa 23. Reka nkubwire ku ntungane. Abapfuye bahowe Imana bagaragazwa nk'abafite umwanya wihariye mu ijuru. Tubibona mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 6 umurongo wa 9 ukageza kwa 11. Mu ijuru kandi hari ibyaremwe by'ibindi biremwa. Ijuru rishobora kuba riturwa n'ibindi biremwa bitandukanye tutabasha gusobanura neza cyangwa mu byanditswe batagiye basobanura neza, ariko mu buryo bw'umwuka. Ibi ni ibihora bitangarira imirimo y'Imana kandi byuzuye mu bwiza n'ibyishimo. Reka nkubwire ku muryango w'Imana abategurwa kuzaba mu ijuru. Abakiranutsi bazaba mu ijuru. Ijuru niho hateganyirijwe abakiranutsi bose bazakira agakiza k'Imana kandi bagatsinda isi n'ibibazo biyuzuyemo. Abo bazaba batuye mu mahoro, mu buzima budashira nk'uko tubisanga mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 3 umurongo wa 16. Mu buryo rusange ijuru rituwemo n'ibiremwa byose by'umwuka bitagira icyaha, byuzuye urukundo, ibyishimo no kuramya Imana. Ijuru ryateganyirijwe abantu bategereje amahoro y'iteka hamwe n'Uhoraho. Ndakwifuriza kuzaba mu ijuru, nizere ko nawe ubiharanira. Nta gutinda rero, waba wibaza ngo ijuru ririhe, riherereye hehe, ringana gute? Ahantu ijuru riherereye n'ubunini bwaryo ni ikibazo ndetse n'ibibazo bikomeye kandi bigoye gusobanura mu buryo bw'ubumenyi bw'isi cyangwa mu myemerere, kuko ibi byasobanuwe mu buryo butandukanye bitewe n'imyizerere n'ubuhanga bw'abantu. Dore uko byifashe cyangwa uko abahanga babisobanuye. Aho ijuru riherereye mu myemerere y'Abakristo, ijuru ryumvikana nk'ahantu h'ijuru ryo mu rwego rw'umwuka bitandukanye n'uko isi yacu tuyibona. Ryitwa ahantu ho hejuru, ariko ntaho bihamya neza ko riri ku mpande z'ikirere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mu byanditswe aho ijuru riri ntihasobanurwa neza nk'ahantu ku karubanda hashobora kubonwa n'amaso y'abantu, ahubwo birumvikana nk'aho Imana n'abamarayika batuye. Ibi tubibona muri Zaburi 103 umurongo wa 19 ndetse no mu Byahishuwe 21 umurongo wa 2. Mu mitekerereze y'ubumenyi, ku rwego rw'ubumenyi, ijuru heaven risobanurwa nk'ikirere, imisozi y'ikirere n'ibihangano byose by'ikirere, harimo inyenyeri, ibiyaga by'ikirere ndetse n'ikirere cy'isi. Iki ngiki amaso yawe abasha kureba. Mu buryo bw'ubumenyi, ijuru ntirifite aho riherereye nk'icyerekezo gisobanutse, ahubwo rifatwa nk'inkomoko y'ukuri y'umubumbe wose. Ubunini bw'ijuru ugereranyije n'isi. Imyemerere y'umwuka, mu myemerere ijuru risobanurwa nk'ibirenze imitekerereze y'abantu. Rishobora kuba nta rugero cyangwa ubunini mu buryo bw'umubiri kuko ridafite ingano isanzwe. Bibiliya ivuga ko Imana yaremye ijuru n'isi nk'uko tubisanga mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 1. Bigaragaza ko ijuru rishobora kuba rinini cyane kandi ryuzuye iby'ibitangaza gusa. Mu bumenyi bw'isi rero n'ikirere, uko twumva ijuru mu buryo bw'ibihangano byo mu kirere, isi ni akantu gato cyane mu isanzure. Reka nkubwire kuri galaxy, nkubwire kuri Milky Way. Ujya ubona inyenyeri mu kirere hejuru cyane.
Reka nkubwire yuko Milky Way ifite inyenyeri zirenga miliyari 100 kandi zose ni agace gato k'isanzure ryagutse cyane. Reka nkubwire ko ijuru rigereranywa n'ibiyaga byinshi cyane ku buryo isi iba nk'akantu gato cyane muri urwo rugero. Imitekerereze ihuje iby'isi n'imyemerere. Mu myemerere, ijuru rishobora kuba ahantu hatumvikana mu by'umubiri, ahubwo rifitanye isano n'ubuzima bwo mu buryo bw'umwuka. Naho mu buryo bw'ubumenyi, ikirere, isanzure ndetse n'isanzure ryo hanze, ibyo twita universe, nibyo bigereranywa n'ijuru, ariko ntabwo bihura n'ijuru ry'umwuka mu buryo bw'umwimerere. Ijuru nk'uko risobanurwa rirenze imipaka y'ubumenyi bwacu no kubasha kuripima mu buryo bw'impuzandengo z'isi. Ese ujya wibaza uko imibereho n'imikoranire byifashe mu ijuru? Mu myemerere ya Gikristo, imibereho n'imikoranire y'abantu n'abandi bari mu ijuru ishingiye ku bigaragara mu byanditswe byera, cyane cyane mu gitabo cy'ibyahishuwe n'andi magambo y'umwuka y'abigisha amateka. Dore uko byifashe. Imibereho mu ijuru, icyambere n'ubugingo budashira. Abari mu ijuru baba bafite ubugingo buhoraho, nta rupfu cyangwa umubabaro. Ibi tubisanga mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 21 umurongo wa 4. Ubu buzima bwuzuye amahoro, ibyishimo n'umunezero udashira. Mu ijuru kandi hari kutagira ibibazo. Mu ijuru nta nzara, nta ndwara, nta buribwe, nta mubabaro cyangwa ibindi byago byose nk'uko tubibona hano mu isi. Wareba muri Yesaya ibice 25 umurongo wa 8. Ugendeye ku byanditswe no mu buryo bw'umwuka, abakundanye n'abari abakiranutsi ku isi bazongera guhurira mu ijuru bishimana kandi baramya Imana. Abantu mukwiye kugira kwizera. Imikoranire mu ijuru, guhora baramya Imana. Abari mu ijuru baba bahugiye mu kuramya Imana no gushima Imana mu buryo buhoraho. Bibiliya ivuga ko hari ibiterane by'imitima ishima, aho bose babwira Imana mu majwi meza, nk'uko tubisanga mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 7 umurongo wa 9 ukageza no kwa 12. Abamarayika n'abantu. Reka nkubwire ko abamarayika bahora bakorana n'abari mu ijuru, babafasha cyangwa babaherekeza mu kuramya Imana. Bagaragazwa nk'abarinzi n'abahereza b'ubutumwa bwiza. Ndavuga abamarayika. Kuba mu muryango w'Imana, abari mu ijuru babana nk'umuryango umwe wunze ubumwe n'urukundo, nta kwangana cyangwa amakimbirane. Imana ubwayo iba hagati yabo. Ibi tubisanga mu byahishuwe ibice 21 umurongo wa 3. Reka ngusomere wumve. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo. Nabo bazaba abantu bayo kandi Imana ubwayo izabana nabo ibe Imana yabo. Ibyo ngibyo urabyumvishe. Imana ibanye n'abantu ubwayo. Imana ibanye n'abantu mu ijuru. Reka nkwibwirire uburyo imibereho yaho itandukanye n'iyo ku isi. Ijuru ni ahantu hatunganye. Abari mu ijuru ntibakora nk'uko hano ku isi dukora. Nta mirimo yo gushaka ibiribwa cyangwa ubukungu. Ibiri mu ijuru byose bihora byuzuye kandi bihagije. Itorero rihoraho. Mu ijuru umuryango w'abakiranutsi ni nk'itorero rihoraho amasaha 24/24, aho bakora byose kubw'icyubahiro cy'Imana. Kubaho mu mwanya w'Imana. Abari mu ijuru bahora bari hafi y'Imana bareba ubwiza bwayo. Ibi tubisanga muri Matayo ibice 5 umurongo wa 8. Abakristo benshi bafata isura y'ijuru nk'icyerekezo gikwiye kubahugura, kikabibutsa gukomeza inzira y'ubutungane. Ijuru risobanurwa nk'icyerekezo cy'ibyiza n'ikimenyetso cy'umubano uhamye hagati y'Imana n'abantu. Ubu ndabizi hari abari kwibaza ngo ubundi se hari uwigeze ava hano ku isi akajya gutura mu ijuru? Ubundi abantu bavuga ibintu by'ijuru ntibavangiwe? Nawe wasanga ari kuri kwibaza. Nibyo rwose, uri mu kuri, ariko ukuri gushingiye ku bumenyi ufite ku bijyanye n'ibyanditswe. Ariko nyemerera byibuze wemere ko Bibiliya ari igitabo dusangamo inyandiko z'ibyahumetswe n'Imana, aho Imana ibwira abantu bayo ikabamenyesha ibyo batari bazi kuri yo, ikabasobanurira imiterere n'imikorere yayo, ubundi ikanababwira iherezo ryabo nk'abantu. Ibi numara kuba ubyemera, wifashishe Bibiliya yawe usome mu gitabo cy'Itangiriro ibice 5 umurongo wa 24, usome no mu Baheburayo ibice 11 umurongo wa 5. Urahasanga umugabo witwa Enoch cyangwa Enoki. Byanditswe ko yagendanaga n'Imana. Uyu ngo ntago yapfuye nk'abandi bantu. Bivugwa yuko yaba yarajyanywe mu ijuru nta gusogongera ku rupfu.
Iyo usomye mu Bami ba kabiri ibice 2 umurongo wa 11 uhasanga inkuru z'umugabo witwa Eliya. Ubu yajyanywe mu ijuru mu buryo budasanzwe yitwaje amagare y'umuriro n'amafarashi y'umuriro. Atandukanywa na Elisa barimo bagendana ndetse baganira. Ibi bigaragaza ko hari abantu Imana yahisemo kutarekera muri iyi si habe n'imibiri yabo. Hari umugabo witwa Mose amakuru ye murayazi, mwagiye muyumva. Uyu mukunze kumwumva ndetse mwumvishe ko Mose yapfuye, ariko hari ibihamya ko yari afitanye isano n'imibereho yo mu ijuru. Urugero naguha, Mose yagaragaye ari kumwe na Eliya igihe Yesu yahinduraga isura ku musozi baganira nawe. Ibi wabisanga muri Matayo ibice 17 ugahera ku murongo wa 1 ugasoma ukagera kwa 3. Mu myizerere ya Gikristo abakiranutsi bapfuye bizera Imana by'ukuri baba baragiye mu ijuru. Ibi tubibona muri Luka ibice 23 umurongo wa 43 ahagaragara amagambo ya Yesu ku gisambo cyihaniye ku musaraba agira ati, ndakubwira ukuri yuko uyu munsi uraba uri kumwe nanjye muri paradizo. Ibi ni Yesu ubwe wabyivugiye. Abapfuye bahowe Imana bagaragazwa nk'abari mu ijuru, baruhutse kandi bishimiye ubuzima bwo mu bwami bw'Imana. Ibi tubibona mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 6 umurongo wa 9 ukageza ku 11. Muri Kiliziya Katolika mujya mwumva abitwa abatagatifu. Hari rero n'indi myemerere ivuga ko abantu barangwa n'imirimo myiza bagenda bajya mu ijuru cyangwa mu bundi buzima bwiza nyuma y'urupfu. Noneho rero ibyo bivuze iki ku bakristo cyangwa kuri twebwe tukiriho cyangwa kuri wowe ukiriho, kuri wowe mwizera, kuri wowe mukristo, kuri wowe utarizera Yesu nk'umwami n'umukiza? Ibi bisobanuye iki? Bibiliya n'imyemerere y'amadini atandukanye bigaragaza ko ijuru ryateganyirijwe abakiranutsi. Ibyo umuntu yakoze, imirimo ye n'imyitwarire ye hano ku isi bigira uruhare mu kuba azahabwa ijuru cyangwa akajugunywa mu muriro w'abakoze imirimo mibi, aho bazawumaramo imyaka 1000. Bibiliya irakubwira ngo bazaba bahekenya amenyo, hazaba hari umuborogo no gutaka kwinshi cyane, gutaka udafite ugutabara, imyaka 1000 igashira. Abakiri mu isi dukangurirwa gukomeza inzira y'Imana kugira ngo natwe tuzabe mu ijuru hamwe n'Imana y'abera bose. Ngaho rero nyuma y'aya magambo y'incamake mbashije kukugezaho, ese wumva ukeneye kuzajya mu ijuru? Nizere ko wabyumvishe cyangwa utubizi ko ijuru rizajyamo abakiranutse. Nyemerera ngushimire we wabashije kunkurikira. Ese waba utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, inzira y'ukuri n'ubugingo? Ese waba utarigeze ugira amahirwe yo kubwirizwa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo? Ese waba udafite itorero usengeramo kandi ukaba wumva wafata umwanzuro wo gutangira kujya mu nzu y'Imana? Twandikire kuri iyo nimero mba nabahaye tugufashe. Abakurikiye icyegeranyo cyangwa izi nyigisho mujye mwibuka kujya muri comment mutubwire nimba mwafashijwe. Amagambo yagiye abafasha muyandike, ndetse n'amashimwe mujye muyandika, dufatanye gushima Imana, izina ryayo rikomeze guhabwa icyubahiro. Ntimukibagirwe gukora subscribe, mukande hariya kuri like, ndetse munibuke gusangiza abandi izi video zishingiye ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Naho ubutaha.